wa musore we, wa mukobwa we, niba ushaka gukora business ukaba witegura gutera imbere, irinde ubwiyemezi. Abenshi batinya gushora amafaranga bafite kubera abakobwa bari kugendana nabo cyangwa se abahungu bari kugendana nabo, urungano kugendana nabo ngo batabaseka. Nongeye kugusuhuza kandi nguhaye ikaze, ugubwe neza aho uri hose. Niba uri gushaka amafaranga byanze bikunze ahantu urimo urashaka amafaranga, gubwa neza rero. Ku mafaranga yawe makeya ngiye kukubwira ibintu bishobora kuguhesha amafaranga cyangwa se bishobora kuzamura muri business yawe uhora utekereza buri munsi. Uko bwije nuko bukeye hari umushinga uhora utekereza. Ngiye kukubwira ibintu bitatu ugomba kubanza gutegura mbere yo kugira ngo utangire igikorwa cyawe, kandi nanone nkubwire n'ibindi bitatu ugomba kubanza kwirinda mbere yo gutangira igikorwa cyawe. Ibyo bintu bitatu rero bitatu andika ahantu ubyandike neza, uze kubyiga wongere ubisubiremo mbere yo gutangira umushinga wawe. Ubanze witondere ibintu bitatu kandi nanone ubanze utegure ibintu bitatu ngiye kukubwira. Reka musabere iki ngiki, kora subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi nanjye nkomeze umpe support yo gukomeza kubaha amasomo yatuma ubasha gutera imbere, ukava mu buzima urimo ukagira ahandi hantu wigeza. Birashoboka ko ubuzima waba urimo bwawe ari bukwereye bwiza, ariko simpamye neza ko ahantu uri hakunyuze. Hari ibyo uri kwifuza kuzagira mu bihe bizaza biri imbere. Niba uri umusore urashaka kuzaba umupapa cyangwa se ukaba umumama ufite amafaranga cyangwa se wihesheje agaciro mu bijyanye n'imibereho yacu ya buri munsi. Rero hari abantu benshi bagiye bambaza ibibazo bigiye bitandukanye bijyanye no kwikorera. Hari abafite 40,000, hari n'abafite 100,000. Sinzi rero we nkurikiye amafaranga wawe ufite, ariko nagira nkusobanurire iki ngiki. Amafaranga yose waba ufite wayakuramo igishoro mu buzima bwawe bwose, kandi bikazakugeza ku cyo wifuza kuzageraho. Abantu benshi bakize cyangwa se abantu benshi bafite amafaranga tujya tubona, si uko nabo baba baratangiye bafite miliyoni cyangwa se bafite 500,000 cyangwa se bafite 100,000. Oya, twese dutangirira ku mafaranga make. N'undi wese yatangiriye ku mafaranga make agenda azamuka gake gake bigero agezeho. Nawe rero ku gishoro ufite uratangirira ku cyo ufite, uzagere ku cyo wifuza kuzageraho. Reka usubize. Hari umuntu wambajije ikibazo avuga ngo mfite amafaranga 100,000, none 100,000 mfite ubwoba bwo kugira ngo ntangire igikorwa cyanjye. Ndatekereza bamwita Murekatete Venansi. Amafaranga ufite 100,000 uyaramutse uyatangiriyeho wagera kuri miliyoni, ukagera no kuri miliyoni 10 gutyo kuzamuka bitewe na cya gishoro cyawe wazamukiyeho. Undi nawe na Jean nawe ugeze kumbaza ashobora kuzamukira ku 40,000 akazagenda akagera ku cyo yifuza, kuko n'abandi bose amafaranga barazamukiyeho niyo bakomeza mpaka kugeza ku byo bifuza. Rero ufata ikaramu wandike neza. Dore ibintu bitatu niba ufite umushinga wawe ukaba warawuteguye mbere yo kugira ngo utangire igikorwa cyawe, banza umenye ngo ufite amafaranga angahe. Banza umenye amafaranga ufite. Niba ugiye gushora 50,000 umenye ngo ugiye gutangiza amafaranga 50, umenye igishoro cyawe, kandi mu ibanga ryawe utagiye kugenda uvuga ngo ngiye gutangiza aya mafaranga ya naya. Oya, ni ibanga ryawe. Umenye ko amafaranga ufite ugiye kuyatangiza business yawe, kandi uko ari akunyure, ntuze kuruhangayika ngo mfite 50,000 byonyine bikubabaze kuko ugiye gutangiza amafaranga 50. Oya, banza unyurwe n'igishoro cyawe ufite. Byandike. Niba mbere y'umushinga wawe banza wandike amafaranga cyangwa se igishoro ugiye gutangiza business yawe. Icyo gihe biraguha support no kwiringira umushinga wawe, utagenda wigaya cyangwa se ngo wumve ko ufite ipfunwe ry'uko ugiye gutangiza makeya. Banza unyurwe n'amafaranga ufite, umve ko agushimishije kandi agiye kukubyarira umusaruro mu gikorwa cyawe ugiye gutangira. Icya kabiri, banza urebe ahantu ugiye gukorera. Ahantu ugiye gukorera hameze gute? Ese hazaguha amafaranga? Ese hari abandi bakompeta bahari? Banza wige iryo shuri ry'ahantu ugiye gukorera. Uko urushaho kugenda uhasobanukirwa ni nako ugenda urushaho kugenda uhakunda, kuko ahantu uzakorera niho hazaguhesha ishema, niho hazaguhera andi mafaranga, niho hazaguha inyungu. Aho hantu ugiye gukorera banza uhige neza, urebe abazagura ni bande, ababikese ibyo nzahashyira abazabikenera ni bande. Ese mbega uhige neza inyungu n'igihombo cyaho. Ubanze umenyane n'abantu baho bazakugurira.
ubanze urebe n'abantu bahakorera, ese bakora bate, batanga iki, ese njye najyana agashye kahe bo badafite. Mbega muri make urakopera ubundi ukazana impinduka zitandukanye n'abandi bahari ibyo bari bafite. Icya mbere, banza ukunde igishoro cyawe. Icya kabiri, banza umenye ahantu uzakorera. Muri make banza ushake iseta uzakoreraho, iseta ry'ahantu uzakoreraho. Uyu niyo mpamvu yambajije ngo ese ahantu wakorera ho wahabwirwa n'iki. Niyo mpamvu nakubwiye ngo banza uharebe uhamenye. Sibyo Murekatete? Banza ukunde urebe ahantu ugiye gukorera. Ubwo ni Murekatete ni gusubiza ku kibazo cye. Banza ukunde ahantu uzakorera, banza uharebe uhamenye, iyo seta yawe uyifate hakiri kare, noneho ubone gutegura umushinga wawe, ubone kuwushyira mu bikorwa. Icya gatatu, mbese abakiriya bahari bazagukunda. Hari igihe wajyayo ugasanga hari undi muntu wahagutanze wamaze guhafatisha. Bona nubwo wagira gute ugasanga hari umuntu biyumvamo wamaze gufatisha iyo seta, mwaramukunze birenze uko weho wabitekereza. Rero banza urebe icyo kintu, ese aba bantu ngiye gukorana nabo bazakunda ibyanjye bingana bite? Icyo kintu ubanze nacyo ukigeho. Ubundi numara kubona imiterere yaho, uzaba umaze nawe kwipima ku munzani w'abari uhakorera, nawe wigereranye nabo, ariko ureba agashya wagenda ugahashyira gatandukanye n'ibyabo. Sasa ibyo ngibyo ni ibintu bitatu ugomba kwitegura mbere yo gutangira umushinga wawe. Icya mbere, urabanza ukamenya igishoro cyawe. Icya kabiri, ukamenya aho uzakorera. Muri make ugashaka iseta nziza ubona ko izaguha amafaranga. Icya gatatu, ni ahantu n'abantu bazakubera abakiriya, ukabanza ukabamenya, ukamenya n'ibihakenerwa n'ibyo ari byo wahajyana bihuye na cya gishoro cyawe. Noneho rero ngiye kukubwira ibyo ugomba kwirinda mbere yo gutangira bizinesi yawe. Mbere yo gutangira umushinga wawe, banza wirinde ibi bintu bitatu nabwo ngiye kukubwira. Ikintu cya mbere, banza wirinde inshuti mbi. Birashoboka ko ufite inshuti nziza, wewe ukaba uzi ko ufite inshuti nziza, nyamara muri make ari inshuti mbi. Banza uyige ku nshuti zawe, ujonjore n'inziza n'imbi. Rero urabona, iyo ugiye ngiye kuguha urugero, iyo ugiye gusimbuka ahantu umugezi runaka cyangwa se umwobo runaka, urabanza ukawureba. Wamara kuwureba, ubundi ugahita upanga ukuntu ugiye guhasimbuka. Ukabanza ugatekereza, ngiye guhagurukira aha, ndasimbuka ngwe hakurya hariya. Noneho ugahita upima n'ukuntu uri busimbuke, ukahita ubona gusubira inyuma kugira ngo ubone uko ubasha gusimbuka ukagwa hahandi. Ntabwo wagenda ngo uhite wihutira rimwe ngo ugiye gusimbuka umugezi utarebye, ugiye gusimbuka umugunguzi utarebye, ahubwo urabanza ukawureba, ukawumenya. Wamara kuwumenya, ukabona gupima ukuntu uri busimbuke n'ahantu uri bugwe, ubundi ugasubira inyuma ugatangira. Rero niba hari ibyo ugomba kwirinda, banza wirinde inshuti mbi, kuko inshuti mbi ishobora kugushuka ugasimbuka ukagwamo nabi, cyangwa se ugasimbuka ukagwa kure, cyangwa se ugasimbukira kure ukagwamo. Rero byiza, banza witonde, ubanza urebe ahantu ugiye gusimbukira. Noneho aka kantu ndagira ngo tugahuze n'ibiganiro turi kuganiraho. Iyo ugiye gusimbuka, urabanza ugategura ahantu ugiye gusimbuka, ukabanza ukamenya ahantu uko uwo muringoti cyangwa se umugunguzi cyangwa se umugezi uko ungana, kugira ngo ubone gusimbuka. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda ni ubwoba. Niba ufite ubwoba, byanze bikunze ntabwo biriya bintu byashobora gukunda. Ubwoba nibwo butuma udindira. na Murekatete afite 100,000 none yagize ubwoba bwo gutangira. Rero ubwoba ni ngombwa, bugomba kubaho, ariko niba ugiye gutangira, urahumiriza ukavuga uti kama mbaya ngiye gutangira, kuko icya mbere ntabwo nzahomba, inyungu nzayivana ahantu hose wamaze kuhabona ko hari inyungu, cyangwa se hari igihombo waramaze kuhabona. Rero irinde ubwoba. None se nujya gutangira umushinga ufite ubwoba, ukaba ufite inshuti mbi, ubundi ibyo bintu urumva byakunda? Niba ugiye gusimbuka wa mugunguzi twarebaga, cyangwa se ukaba ugiye gusimbuka wa muringoti, cyangwa se ukaba ugiye gusimbuka umugezi cyangwa se umugende, nugenda ufite ubwoba, byanze bikunze uragwamo. Ubundi ikintu wakoranye ubwoba, icyo kintu uzakireke, kuko byanze bikunze urakigwamo.
rero urahumiriza kandi ukagenda wiyemeje uvuga uti ngiye guhasimbuka. Iyo ubikoze gutyo byanze bikunze urahasimbuka, ariko iyo ufite ubwoba uragenda ukagwamo. Ikindi cya gatatu ugomba kwirinda ni ubwiyemezi. Abasore nigeze gukora ikiganiro ndababwira nti abasore impamvu bakunda kudindira cyangwa se abasore impamvu bakunda akazi ka buri kwezi ni uko bagira ubwoba bwo gushora amafaranga bafite kubera kwiyemera. Batinya gushora amafaranga bafite kubera abakobwa bari kugendana nabo cyangwa se abahungu bari kugendana nabo, urungano kugendana nabo ngo batabaseka, kuko abayumva nagaragaza ibihumbi 100 kandi ari umusirimu yambaye inkweto ya 50 baramuseka, kuko uko bari bamuzi atari ko bamusanze. Wa musore we, wa mukobwa we, niba ushaka gukora business ukaba witegura gutera imbere, irinde ubwiyemezi. Ca bugufi mu mafaranga ufite, ariko niba uri umukire ukaba uzi ko ufite igishoro kigaragara, nushaka wiyemere. Ariko niwiyemera mu kazi kawe, ntabwo mu kazi kawe uzabona abakiriya wiyemera. Bazakubonamo ubwiyemezi, bazakubonamo ubwirasi, kuko ugendana n'abasirimu, kuko ugendana n'itsinda runaka. Hari abo wiyumvamo, hari n'abo utiyumvamo. Ariko niba ugiye muri business, ca bugufi wisanishe n'abakiriya bawe, uganire nabo, museke, muganire, mutere story. Ariko naza akabona ntuvuga, uwo mukiriya azigendera. Rero ca bugufi muri business yawe. Umuntu mukundana witiye kumubwira igishoro ufite. Wenda uri umusore cyangwa se umukobwa, sheri wawe mubwire kugiye gukora business mu gishoro cyawe ufite. Irinde kwiyemera. Abenshi izo ngeso cyangwa se uwo muco ubaho ku bantu b'abasore, kuko izi business ndi kubigisha cyangwa se turi kuganiraho ni bijyanye no gushaka imirimo dukora muri kino gihe turimo, cyane cyane ku basore. Umusore ntabwo azatinya, ntabwo azajya gucuruza amakara nkuko twize kubivuga ukuntu wakora igishoro cy'amakara yabona ko byamwambika isura mbi akagaragara nabi. Ariko narakubwiye ngo mu gishoro cyawe ufite, nushaka ufite amafaranga 10,000, mu mafaranga make ufite, genda ugize igikorwa cyawe. Ntawe uzagusekera ngo ufite amafaranga make, ntawe uzabaho. Nanaguseka nawe ubwe nyuma azicuza, kuko aba yifuza, buri muntu wese aba yifuza ko yatera imbere. Rero nta muntu watunze miliyoni utaratangiriye kuri 5, ntawe uzabona. Byanze bikunze utangirira kuri duke, utwo duke tukakugeza hejuru. Niba bavuga ngo akazi kabi kaguhesha keza, akazi kabi niko kaguhesha keza. Utuntu duke niko tukuzamura mu gishoro cyawe ufite. Rero ihangana ubikore. Sheri wawe mukundana mubwire uti ngiye gukora, ntabwo azakwangira kugiye gukora. Ariko uramutse ugiye ukaryama ahubwo yakwangira ko waryama. Niba ufashe 5,000 ukagenda ukabizunguza, ntabwo azagusekera ko wagiye kuzunguza 5,000, ariko nujya kwibaza gusekera ko wagiye kwiba ndetse banagufunga. Mu gishoro cyawe ufite, ntabwo iwanyu bazakubwira ko wagiye kuzunguza ku 5,000, wagiye gushakisha amafaranga ku 5,000, ahubwo bazabona ko ufite ishyaka ryo gushaka amafaranga. Ni nako sheri wawe nawe azagufata, azabona ko ufite umwete n'ishyaka ryo kujya gushaka amafaranga. Ariko nuryamamo bazaguseka, bakwita imbwa, bakwita iki, uko bashaka bazakugaya, kuko nta kintu uzaba wimariye. Ariko nugenda ugakora ukinjiza ayo makeya, bazabona ko uzaba umugabo mu gihe kiri imbere, ufite ubushake ahubwo wabuze ubushobozi. Sibyo? Rero wamwiyemeziwe, wikwiyemera, kuko cyane cyane iyo sosiyete turimo niyo yashobora kuba iri kugushuka, cyangwa se iyo sosiyete turimo nawe ubwawe ukaba uri kuyishuka, ugasanga ibyo washakaga gukora biranze. Tangiza amafaranga yawe ufite, ibyiza biri imbere. Jeanne ngira ngo nagushubije, ndetse na Murekatete nagushubije ku mafaranga yawe ufite. Wigira ubwoba nujya gusimbuka umuringoti, cyangwa se ukajya gusimbuka umugezi, cyangwa se ukajya gusimbuka akagende, urabanza ukakareba ukakamenya. Uwo muringoti iyo umaze kuwumenya cyangwa uwo mugezi, urabanza ukamenya ngo ngiye gutangirira aha, urawusura, ubundi ugasubira inyuma ukitonda, ukabona gutangira ibyo wari waze panga. Ntabwo wagenda guhita utangiza aya mafaranga 100,000 ufite wowe Murekatete uvuge ngo ngiye gutangiza aya mafaranga, kuko si inkuzi yenda ufite, wabona n'ayandi, cyangwa se n'ahantu wakorera. Waramajije ngo ahantu ngo wabona iseta gute, byasaba gushaka iseta gute. Sinzi ahantu utuye mu mujyi cyangwa se utuye mu cyaro, ariko iseta urabanza ukayirambagiza. Wamara kuyirambagiza
niyo mpamvu navuze ngo ugomba gusura ahantu ugiye gusimbuka ukahamenya. Rero niyo sete yawe urayisura ukayimenya ukayiyumvamo kandi umushinga ukawukunda. Ubundi nujya gukora umushinga wawe uzabanza uwukunde, kuko ntabwo wajya gukora umushinga utabanje gukunda ibyawe. Banza uwukunde, uwushyire ku mutima. Nuwushyira ku mutima uzagenda kuwukora ukunze. Icyo gihe nuwukora ukunze, kubera ko wawishyizemo, ibintu byose bizikora, bizagenda. Weho upfa kuba wirinze ibintu bitatu nakubwiye, kandi ukaba ufite biriya bitatu nakubwiye, ibindi byose bizakunda kubera Imana. Rega humura, n'Imana iravuga ngo ufite iki ngo mpereho. Niba ufite igishoro gikeya, Imana izakongeraho n'ibindi. Niba utanizera Imana, basuvuga uti kuba ndiho ni ukubera weho, rero no tudufaranga dukeya mfite ni ukubera weho, neka n'ibindi noneho bigushyire mu biganza, ibindi uzabyikorera. Ejo uzambwira uti bya bintu byaciyemo, ariko uzabyandike muri comment cyangwa se unampamagara umbwira uti bya bintu wambwiye byaje gucamo, nanjye nzishima. Kuko ntabwo nifuza kubona abantu mu muhanda cyangwa se umuntu avuga ati nabuze ibi kandi afite igishoro ni gikeya, ariko wakubwira umuntu utayafite wabuze na makeya, ayabonye yakubwira ati nkayangangiza amahirwe nkayabona, nabyaza umusaruro. Byaza umusaruro ayo mafaranga yawe, witinya. Ikindi irinde ubwiyemezi, ikindi rwose irinde inshuti. Ibintu bitatu: irinde inshuti mbi, wigira ubwoba cyangwa se utinya, bireke ikintu cy'ubwoba nikivemo, ubundi urebe ko amafaranga atazaza. Niba ufite amafaranga, ukaba ufite aho uzakorera, ukaba ufite n'abakiriya bazakugurira, byanze bikunze ibyo bizakunda. Ariko nanone niba wirinda inshuti mbi, ukaba ufite inshuti nziza, kuko inshuti mbi zagushuka zikakujya ya mafaranga, cyangwa se bakakuvuga mu magambo, cyangwa se mbega ishyari, bakagushyashyariza kugira ngo ukunde ubura abakiriya, cyangwa se kugira ngo bakunde baguce intege. Izo nshuti mbi rwose, inshuti mbi zakugusha mu mutego, bigatuma n'ibyo wari urimo byose ubivamo. Ikindi irinde ubwiyemezi. Ibyo bintu bitatu uko twabiganiriyeho, byirinde kandi bishyire ku mutima wawe, ibintu byose bizakunda. Rero ngaho nkora subscribe rwose. Niba wumva ko ikiganiro nkuhaye kikunyuze, subscribe, like, share, hasi wandikamo n'ikindi kibazo cyangwa se n'icyifuzo. Ubundi mujye munambwira ubutaha nzababwire kuki. Nabwiye ku makara, nabwiye ku nyanya, none ubutaha tuzavuge ngo iki, nzabigireho umushinga. Mubyandike muri comment. Ndagushimiye rero, nakagaruka akoze kubana nanjye, ubundi naho utaha. Murakoze.